kwimenya ni ikintu abantu benshi dukunda kwirengagiza, nubwo twaba tuzi neza yuko kwimenya bihwanye na 50% byo kuba wakemura ikibazo runaka. Tekereza uramutse uzi neza ibintu bituma ukora ibyo ukora. Tuvuge niba uri hard working ukaba uzi ikibitera, niba igihe ubaye umunebwe ukaba uzi ikintu cyabiteye. That's precious knowledge to know. Ubwo ni ubumenyi bw'ingenzi cyane ugomba kumenya. Kubera iki? Birakorohera kuba wa manipulating cyangwa se wakwikontrola igihe wiyizi. Kwimenya rero cyangwa se self awareness ni kimwe mu bintu nabonye binakomereye abantu benshi, gusa ni ikintu byanze bikunze umuntu wese ukunda self development cyangwa se kwiga skills zishobora kumufasha, ni ikintu umuntu wese agomba kumenya.